Sundi mideli. Ndi kurimo Uri hakanye. sindi hakanye. Simwebwe simba ari mideli. Ko biri meze yose. Noneho ukuntu ibintu bimeze ubu tuvugana. Sibyo? Wowe umva bisamaza na bishoko. Bakuvuga ngo narimba ari mideli. Mbazana iyo ndi mideli. Ndamubere. Ubu nuko ngo bazaze kwishyuza. Ubu njyewe nta deni ntibarimo. bazaze uyu nguyu ni uzabishyura. Umvugo bwenge. Ubwo ravuze ngo njyewe mbafitiye ideni, uyu nguyu afitiye ideni, namwe mbafitiye ideni. Nishyuzanye. Sibyo isobanura? Oya, byari byo ntari kumva neza. We ngo mufitiye ideni. Yarabazanye rero ngo mwebwe twishyuzanye nje namwe. Wideni murimo abavuyemo. None nukuvuga ngo sijyo cyo sawa basikaga. Yewe ngo kaga ntabwo je tugende. Mbona uyaba yanje sikunjani intebe. Ngwino tugende. Haba ni intebe wa mugabo. Ngwino. Ntabwo cika. Narakubwiye ngo haranditse ngo wizere umwana w'umuntu avuma. Wiriwe Komera. namake. Namake. Nuko kukubaza ngo bimeze bite turasubiza uti nameza. Nanje nkakubwira ngo nkaba yandi. Cyangwa ukabivuga uti nameza nkaba yandi. Mubwiraze aduhereze tugende. Imbwa akunda kuryamira. Mubwire. Ndese. Kagabo hari undi muntu mubana? Abana bitetse bo. Kagabo Iwanyu nta bakuru babayo. Ku buryo uza ugapfundura inkono y'umuntu. Twese ko twamanitse ibabura hari bamwe cyatuma mutatubwira. Twabahise muri kurya mwebwe simaze simusura mukanya hari kwazo mwifite nyine. Muhaye ngatwe. niba turi gutinda hano tukakubangamira mubwiraze tugende. Mubwiraze aduke muri ico kibazo twigendere tuguha amahoro yawe. Ariko akaga karongora indushiko ko bajya babivuga. Ndishirinda kaga nindugwa. Ubu twararongoranye umwe nindusha indi nakaga. So byumba se. Mbanarire ntabyo mvuze. Ariko se mwabagabo uyu munsi buri munsi niko muzajya muza kunterera hejuru. Kagabo wo ngoyo mwadiringiye ibintu byanyu mba ndi kumwe namwe. Tugutera hejuru. Tubahaye imari rabatunze murarya mukarya mukanywa mukaryama ku bintu byacu twabahaye warangiza ngo turabateye ngo Kagabo mu mwabihaye ndimo n'umugabo wawe muhamagarira wowe mubwiraze si wawe se akumukomangira kubita byo gunuza urabona umugore wakora kuri urugi nagukoremo kwiki ko Kagabo nta uri hano Kagabo arahanga yaba yagendeye yabatetse mu gitondo atekeye uratetse Kagabo nawe uri hano mutanu bwuza hantari uburenganzira bwanjye mu rugo rwanjye se ngomba guteka umutekere yagiye Yesi twihanganire mubwiraze niba mujya kugenda mukabwira abagore banyu Kagabo nta kintu ajya mbwira ntabyo yambwiye kuramwumva nawe kubwiye ubushize ngira ngo reka tuyifate reka tuyezereza mari niho wabizanye narakubwiye ngo reka tuyitanga handi hantu turavuga ngo reka tuye Kagabo garakora ngazaduha amafaranga icupa rimwe yakuguriye bijya utubanye utanga imari noneho rero yamireza ahubwo yamireza indu yago nose ari wowe ari mugore uramuhisha turi kuvunikira ubusa 2020 tugende ariko nabyo turavunika twageze kwa Kagabo 2020 uraza kumusobanurira niyo yaba ari data munzani yahamu mutaburiye yarapfuye nabyo nabaho Yesu Kristo wabana urumva ni intera rero uyu ni Yesu tuzi cyane undi uravuga ndakubwiye ngo niyo yaba ari data byampiriye batabye mukamuzana ntayo nabaho kuko mujya kuvugana nawe sinari ndi kumwe namwe mujye muntuzaho rero mukajye niba wumva yuko ukomeye ndababwiye ngo nimukanzamurira isukari mugende mushake Kagabo iyo mwabisezeraniye mu bikiranukire reka nkubwize ukuri sibatetse reka nje nawe ngenda yitwaye safusi sigaha ngiye kwinjira mu nzu ndafata ikintu gihuje ni 2020 ibeshye ugemo nje ndinjira ibeshye ugemo ndinjira kintu nicyo Yisafata yitwa utangiye kumva amagara n'imbwa ni jewe gusugusa ndavuze ngo ngaho jyamo ni jewe gusugusa ndavuze ngo ngaho jyamo akira
nkwereke ingano amwemese oya ngayo mwibeshye aha ngwino mujye musinda nimurangiza gusindagana muze musindira dore gusindira nimukanesha umutwe komeza uje ngwino anarifite byiza tuje kureba iyo nuza process ntabwo tuje kureba princess yarayikoresheje tuje gufata amafaranga turayifata tuyitware adresse n'ingodesha y'imisi yayikoresheje si byumvikana se kagabo uyu munsi ni kwa kangahe umunsi ni kwa kangahe mu kwezi kwa kangahe mu kwezi kwa kangahe nawe sharafu twavuganye ko tugwaye imari urayitwishyura ryari tuje kuyitwara Shirano n'amagambo menshi Shirano Nesireka mbabaza ubundi usibye kuvuga ngo biki n'ibiki ushyira nta magambo menshi twumvikanye gutya twumvikanye ubu maze ko imisinga kwishyura ko mbona urimo kongera inkoni nayi kugera narayikwasa ngo ubone ko ngayibeshye nano nakubita none ufatanya mu ngo zawe ngaho ibeshye imukubite ureba ya mico ushaka gukubita yakira niba no kukibona kirakubita ibintu mwapanze bigiye gupfa ubusa ntabwo ngukubise oya ntabwo ngukubise oya ninkoni ndayirambitse ntabwo ngukubise turi kutanyishura uretse gato reka nkubwire nubwo ndi umusivili ariko buryo watunze imbunda umuntu wari twagira ngijya uratwambura twishyura rero ngereka mbabwire byacu mbabwira ngo mu ntizi no process tugutize cyangwa tuyikubure ujya gusererana kagabo nta buyobozi muzaho buri nimugende murega ariko muve mu rugo rw'umuntu ubuyobozi nibwo bwamaye princess okay nari wese nta kibazo sazige hari ikintu ntakubaza ku munsi bitanu tuyari iyo miss nibaza n'amasezerano mwagiranye ubundi amasezerano cyagize ntabwo twayitwara niba ari ibyo washaka gukamya ikimasa amasezerano ubwo muyafite rero nimushimuke mu rugo rw'umuntu mugende muyaregeshe oya ikintu cya kabiri nababwiye yuko njyewe uko nzabishyura ariko shasi irangiye turimo kumena ntuza tubarimo gukora amasuku murashaka iki kintu sibavuze ngo uretse ntabwo hinjira ahantu ndakora akantu nutatwishyura ndakwereka uwundi we ndakwereka bashyinguye atapfuye reka nkwereke nimwe muri butureke ntabwo tubareka ubundi reka mbabwire ntabwo tubareka uretse gukora ya gahunda ariko iya gahunda ntimugatere ubwoba abashuti bano ni abashuti banjye mwaretse nkajya nimba mubishaka koko tukabiganiraho nk'abantu b'abagabo ibintu ntibigiye kuzagupfana kuko n'amafaranga uvuze ngo nyine reka mbanze mbaho niba uri mu makosa rero njye nari ngiye kwambara ya myenda y'ubukaratika umugore wanjye none niba uri mu makosa ishyura rero amadeni ntacyo none uzi ko umugore wanjye buriya sogokuruza we ari rubori uzakanga abandi ati Geoffrey we kavuga ruburi Geoffrey uramuzi umusaza se muramuzi ko musaza musaza w'umuhuza wo kwa nyina wabo wa ntuza uriya wavukiye mu mahanga karase kishwe n'inoza na malaria reka nkubwire yaba akora iki yaba ari umurozi yaba ari umupfumu yaba bigenza ate ntabwo bamfite ku bintu byanje yishura ibindi bize nyuma nishake nzapfa nta kibazo mureke nze tubivugana nk'abantu b'abagabo rikose nyine ikiriho naho wundi wenda nuko nayo nje kurya tutabiriyeho ariko se wundi kucyo ntego bwanyu ubundi muratetse wakagombye kubuganira uganira nabo se ngo nta kibazo reka tugende uganira nabo bigende ugiye kuzana imodoka imutwara mu njyewe nagenda tugende cyangwa se katubyemere reka twari tujye mu buyobozi twitwaze ibaruwa n'ibyo twabonye byose none ayo baduhaye nayo agenderemo aravanse anga yanditsemo twumvikanye twiganye 120 baduhaye 95 ejo ndira uduhereza ibindi 5 bibijana hasigara ngahe 20 none rero 20 niyo twa okay none rero twebwe rero reka dufate twebwe inyandiko kuko ntabwo twigeze twandika avance tugende none nitugerayo
ureka mbanze mbike urabika ibizibiti nukujya kuyaduheza bimeze gute nukujya kuyaduheza bimeze gute ujya kuyazana mu nzu ujya kuyazana mu nzu amafaranga wishyura ariko turayabara batumva turayabara batumva kugira ngo urumva turayabara batumva mwambwebwe mwe ewe sawa muri ibicucu ngwiki mwihorere harakazi dufite icyiza ntabwo mutetse turebe ico muri burya none uzicingise n'isafuriya bamenya yuko muri abazamu banyu nta kibazo yewe mwari mutetse natwe ngaho ngaho bo ngaho gatugenda ubwo nanca tuzana kubona sawa muragumi bahumire oya turabemeye uzi yuko mwabeshe mukinga yewe yazane icara hasi kagabwe ongera ugenda uyabare ugenda uyabare ibintu imugora we agukinishije akakwereka ushaka kubyara amazi nk'ibisosi hano ni 120 oda 100 ugenda rero kuneza cyangwa se kunabi cyangwa se tugutego simushaka ko jya kubishyura se twishyura bishaka nibundi nicyo nashakaga kugira ngo njishe umugore nta kibazo tugende basi nta kibazo twagiye urabona imitwe mama ufite tugende cha muzumirwa wowe n'umugabo wawe ubwegera mwihaye muzanabibona akagore nako kakanyamanya kameze kuriya ka kecuru akanyamanyanga ninde wangegera kanyamanyanga yamuhagarara nkabeka mwo gahambirwa zirantumbagane bagize ngo se ngwera biri mbahomboye we kandi nta nayazaba kaziya ngo akayira kaja kurwina ntikazatsibangane bati nkundu mujya wanangana we isezerano ni ide nimba namabwe isezerano nta kibazo kumba mfite gahunda muraho muraho amakuru muraho isubiza kuzwa imbere cyane aho mugabo we murakoma amayi kiseje kuze mwito isawa namo yitwa bishokora bishokora ruguru mu gahinga ni seruka buza si yasuwe komera mwa iswa rero duherukana muri Zahiri mu ntambara ya Shikaramu yabwo nari warukiri se mwari kumwe mvuga bivuga rero iswa yari incakura yigeze kuri umusikari inuza amashini kandi umusikari ayishakisha arayibura bisamazi uyu nta namumenya rwose mpamvu yavuga ariko nyina ni kare umwicara we nta nubwo abinaha udacogora hepfo hirya ntabwo hibuka umwe musaza umwe wapfuye wishwe n'inuza umwe wishwe na malaria imwe y'igikatu udacogora se mwe yanzaka avuga neza ikinyarwanda ntabwo bizu yaba umuhungu wa Burukeriya ni jewe Yesu rahirasha kome warangiza wibonye ifoto nk'uko wavutse washinze umugero abenshi baje bambwira ngo sana papa wanje none isiko kaniziyo ureba siko arimo agasantera impanga yawe ihombanye nk'iya Sayidi sogokuru wawe cyane nuko namubonye ariko mpamvu amasoko kuzamubona ari guseka nka sekuru ndi mubandisha hari rero wari ufite ntuza mubyaye ko nyina waseko ko nyina mushiki wawe nyina nyirakuru wa nyogosenge ntuza ninde ninza bambere yaje bamenye nk'ihagi nkago gawe komera shabi shokoro turakomeye
waje kugera igihumera amenyo rwose oya nuba urabona aho yaraga aragenda yagize imyaka 15 abavuyemo ariko uko biri bakora nigira umwana ariko ngo agenda kuragaza uyu rero ikigaragarije ni ikofi sogokuru wawe twigeze kuja mu nama hano hirya ku kibuga icyo gihe inama yateranye hari nk'akarere kose icyo gihe hari perivigitura sogokuru wawe sinzi ibintu yari yarayagunzuye ayo mu kwiyengeka guhagura mucitse gato inama y'isiremura haritegereje umuyobozi mukuru yategega sogokuru kirangiye habagamo imvuzo umutero kamure wakwicara chakaboki ariko bikira mariya natwe rero turaho urankunda kuzanta basaza bari bakubwira inkuru kumva wasubira kongera nawe ukavuka ukazavuga mwico gihe komera mwa kuko se kimunyameza ateye nagataraye serusi yambwa ngo seruhungu nawe yagize ibibazo nikama yawe mama budunyu nabera gateraho mara rumba sabutagura nawe araho uramusaza nawe adore arakomeye arakanyakanye mperuka sha uraseruhungu twarabanaga twaraje iki gicucu iyo nabe cyayibuze dore suza nawe arahari muzehe uracyakanda iyo wanyu muri ndabanyura he mumeze mute nibwo muri kurima kumwakerewe twebwe rese kera bararangije abashoboye guhinga abandi bari gucoca ubu bategereje igitonyanga ko cabiri gita mu butaka bazi kwinikiza agatezo bakakaraha bakaja kureba ko bashirayo uruheke ariko mukubu muze hari umuntu wahisha amenyo muri kumwe hari umuntu wahisha amenyo muri kumwe kurasitsa buriya rero kuva na kera sinzi uwakunyereka kera none ubonye ubu nshaje kera ubundi navugaga ni nyirigito ampaye ku nyirigito kancikasi kwa kundi nukuri ukabona umunyezamu ngo ateye penaliti ayiteye umuzamu ayimuteye umunyamukobwa agenda yuhubanuzamo ayikuye mu nzego z'umutekano zimenya ko nyamwiza yakuyemo inda zibimenye rero zitangira kugenda ziri kunyonyomba ndi kuvuga intera hamwe hanyuma yo kumenya ko inkotanyi zacu zaje gucungura sha zigenda ziranyonyomba kera cyangwa si ngo abashitsi bose yagorati cyangwa ngo intebe zose ziba zuzuye abasangwa abashitsi babura aho bicara bahabuze bagenda bari kuvuga bati mana turemeye pe uru rugo rwarindwaga n'imana kuko n'abadayimoni bari babuze kwantuza wenda kwaswa bagenda bari kuvuga ibigo buriya kuva na kera arega habagaho iserukiramuco iryo serukiramuco rero niryo ryagendaga abazi utuntu ubukorikori cyangwa twa tuntu tw'ubugeni tw'abahushu ba rubura utu tuntu rero kera tukiri abana turi kuja kwiga kuragira rero uko mwumva nuko natetse nyiraruno nk'imyaka 10 narangije imyaka 5 bazi ngo ndigaga kantigaga kubera kwigira gukina amagorori kotsizo bya nyirarunonko kugenda mu gikundi c'imbobo imbobo nazize utuntu ewe mukomera cyane bamuga nuko ndi umushitsi nza kuba umushitsi rwose kino kiganiro kama rero murasoma gaki agasembuye kari nanje wamereza nta kibazo agasembuye kari nanje wampa nta kibazo gihuru wabuzima kasika ndebe ko buriya reka mbabwiza ukuri rero kwa yakuganiriza ukumva wanaryama ukarara ugaca kwiyongeza umwana mwiza baraje babarebe yewe mukomera
komere niyo mpamvu ngo abanyarwanda ngo bakera bari bafite ubwenge ngo baravuze ngo umusaza utabarutse ngangana ariko umusaza utabarutse ngangana dore uwo nguwo muhereza ku gako oya ako kumutuku gahuyo abasahari bageragayo ibyo wanyutse muri abarokore mwa agira cyabishobora sanje karanja nkabasha ariko nakantabuka nabi ubwo rejo bundi ntuza mujye kwa nyina se kwa nyina data bukwe yaravuze ati ntitwabanye nabi nigeze kurumurohorera umwana rero kera mu nyanja mu kiyaga yari umurobyi none yararohamye ubwo rero yaricaye ngo azirikaniyo neza namukoreye aburica nkorera ariko nk'abantu mwe mujye muragira neza mwigendere muzayisanga imbere ubwo niwe wangendereye ejo bundi araza ati rwose nyabuneka ntabwo nakugendera inkokora zireba inyuma kandi u Rwanda rwacu rutemba amatabwe n'ubuki ati kinzanye wangiriye neza none uracyazirikana kandi zaragutse zereka umunsi ku munsi ariko buriya shawo nuko umuntu wamugira neza ejo ntayikugirire imana itubikiraga ineza twakoze n'umwana wawe yazabigira amakamaro ariko nawe neze ndagereza wigendere ariko na wa wundi ngo mu Bibiliya ngo wadoderaga abapfakazi ngo kugira azuke ni imirimo myiza yatumye azuka niherera he bo turi mu kiraha hepfo mu nguri za Gisuru utambikire mu makoma gakiri madamu bazamukira mu mihate mujya mu mishipuri urabona hano hari icobo none nagutinda cuzuye vuba ubundi rero bwararidutse rero umwana wanjye yaridukiyemo duhita dusubiranye mbona byarangiye ntabwo nyarekera numva ntata buriya reka amapeso kuri ibigwi ubutwari burahanirwa ntabwo buhanurirwa cyane uyu perezida wacu bonaga ibigwi afite n'igikundiro wagize shaho ntiyabiharaniye mwa yabiharanakoze umusiramu akunda dore kera ntihashaje icumweru hatavuze isasu cyangwa haje iminsi mikeya hakorera imyaka 30 na haga amahoro sha dufite harabagamina amaraso harabitanze niyo mpamvu azahora yibukwa nubwo azaba atagihari igihe cye cyo gutabaruka kigeze oya ntaho mujyane ariko wenda igihe kera niyo mpamvu wenda nkurikije ku ijambo uvuze wigeze wumva imana cyangwa yesu ku isi yibagirana ibigwi byo igitangaza gusa bitashoboka ko imana yamudufatira shaho ikamudusubiza mu butoya wenda ntumukikigero cyayo akongera akayobora izindi myaka nk'ijana ariko ntaco uburere n'umuco batojeje abandi bakiri bato turabizi neza nabo bazakomeza kugisigasira tuza mwese ko ubuze wowe usigaje igihe kingana utera nje ndigiye kwigendera gusa wenda bazansangayo bazamuzitagaje ari pana dore abagore n'abiki gihe iterambere ni ryose nabo basigaye baraja mu nteko ishinga amategeko bafite inzego kera nta mugore wahingukaga mu bagafite ndakaje niyo mama ari madamu wanjye nawe ni perezida cyane wibiki ukimina none abagore bari gutwara amamodoka mu mujyi birantabwo byabagabo kera higaga umwana w'umukungu none ubu abana bose mu burezi ni bose buri wese ari kwisanga mu cyiciro ashoboye akiga bageze shaho ubu n'ubuyobozi ni imana itwiyoboreye abahando yewe gawe ego mana yanjye kumwa tagashaho nasi ujya wagera aho mwuga hanze ho niyo havutse komera geragwa amakuru ki iyo karuvati mu migezi kuri sipuresi ubonaga bijanyira kandi dore uzasara nka umunyamideli impamo y'imana uzasara nyine si umunyamideli dore gisigaje umugabo rero no gutoragura amashashi yo gutabaruka se byahereye ukuntu asata wamutandukanya sinasekuru serukabuza ese atakurikije se reba ukuntu ameze nk'iyo yakurikiza wowe unasa atabumbye nk'inkono ni nk'akabuye bumbaye umusazi mwamfata mwashobora ko mbona mwagwengeye hasaze bacyaba umuryango gwanyu watumutse geragwa waruraho ariko turaho umeze neza
ndakubona urimbirizi y'umusore ariko amakuru yazibera mwana baramufungura mufungura se ubwo ko wamufunguye akigera hanze gatoya abakubise umuntu ifuni mu nsina z'amatwi dori hereza uyu mugabo segera burya kagabo umva muzane fana inzoga siyo yari isigayemo yonyine muhe fana iyo ngiyo ndayirarira mumpere fana buriya bazibera mwabagabo umuntu watinyuka akaja kurongora itungo kuko wenda hanze aho wabona n'indangamirwa mwumvikana rega no guta umuco birageze yagiye ku ngurube ya gatarayiha arayipakira ingurube iti hajemo ikintu gisa n'ingeregwane umuyaga kanajyanye nayimbwa icyo gicucu ziba mama turakoze rero kagabo twe turatayifasha nazo ziravuga kagabo rero twebwe amasaha aragiye kandi ndabona muzahe afite igitaramo cyabaye umurambararo wagera hano ntabwo yahava turagira ngo turebere tugende bafite amagambo nk'ayabambuzi turebere tugende inzira gatoya urabizi hari gahunda twari dufite twemeranyijeho iyi nakubwiye nti nyamara wa mugabo we ibintu muri kunshoramo ntabwo ndi kubyumva ku izina ry'Imana nababwe mumanze munsobanurire mumbwira ngo biri kuva he bizerekeza kuzana mukanturaho ibintu ngo nje mfate udufaranga twanje ntubahe have mumbwire ngo ugwa mushinga uhagaze gute guzava he kuzerekeza iterambere ntiri kureba nyine nanjye ndabizi sibyo wa mugabo munaje akubwira ngo zana amafaranga muna abantu zabatanze amafaranga ngo tujye kureba ikintu cy'iterambere cyazagira abaturage akamaro igihe warwaraga imisuha tukujyana kwa muganga ririya vuriro wararyubatse nyine ntabwo ikintu kimwe numvishe mu nka ceme nirango byabahetse mwavuze mugiye kuguramo ibindi rero ntabwo ndi kubyumva kungo gihoya yabahetse nzagatanga kwiterambere aho burya kirusanga muvumbye yicaye nk'umumarayika ariko n'abantu mwe iki kintu kiratanga ndi kumva mwe mufite ibindi kandi baratahana igitoki cya rubanda kwihuta kagabo gira tugende amasaha yadufasha muvira guhereza tugende induragira uwo nguwo ari ibintu adufite arya ni nyibutse duhe ya mafaranga tugende okay bishoko wa mugani tugushe ku ngingo tugatahira inzoga tugataha arya inanga 20 oya twe hano tuvuga ngo kagabo yadufitiye ideni yaraje kutwishyura niyo twari tukitoza hano ariko rero hari n'amafaranga nawe agomba gutanga ku nyubako y'iterambere ibyo ngibyo bumviretse iyo nyubako hanyuma singa yiwanyu y'akagari hari inyubako turi kubaka y'akagari uzaga amafaranga igihe batangiye kugabariza hashize imyaka 5 abaturage batanga amafaranga abapfuye barapfuye abasigaye tuyatange none gajagaye ko nta nibuye munini nabona ku kibazo ntabwo noneho bikiri gusaba byabaye itegeko ntabwo dutanze muje kutureka tugeze n'upfu uzahambwa ntabwo ntimuzahambwe twageze hano mbere zandeke nzihambwe murera ibyanyu nanjye ndebe ibyanyu dose duhuje gahunda bwambara si twabasabye gitansi y'amafaranga tugiye gutanga mukavuga ngo gitansi barayishushanyisha ikaramu igitansi baga mu rusengero hari igitansi baguha wowe kuko yatanga ngo iki iyo utuye mu rusengero hari igitansi baguha gitansi uzayisanga mu ijuru umva wabugabo uzikashi bantereye yaranditswemo byakunuka oji ariko si byakunuka oji njya kwibaza nka perezida si nta kashi yo mu gihugu ko muruku induragira gira tugende arega amasaha yadufasha ya gahunda se aha gerwa okay wa mugani wa bazi gutera story turaseka turishima bana twakiriye pe cyane nje kureba twatunga nje kureba twatunga uduki twaduhumbi tuhe duhumbi umwana arya simba arimo 20 wese ufite 25 se kagenda ko bikira mari we ese ntabwo yibuka
nakaje mama ngibyo ibintu nibagiwe pe uzijya yamaraga amafaranga hasize imyaka 15 nenge guhinga kwa ni imyaka ni 15 bagamba muri 2004 naho ngo ahubwo zirenga zirarenga nyine oya niyo garangaye ariko urayibuka garangaye nico cyiza ndari mpamvu rero yagibagiye nawe ico gihe baje kumushira umunara mu murima bamurundira amamiliyoni ubwo guhuma buzibanuza inzoga baguriye uracazibuka ikindi cya kabiri nyuma yaho wa munara nawe ushinze mu ngarigari ya mama birangiye bavuga ko nakoze amanyanga ngo ntamvikanye nande na mama nanyo bahita bafu Nose yaraziriki bakimara kufunga urabizi neza ko ntagiye gufonda ubuzima vuba vuba ntabwo nkundaga ideni ni mpamo ya Mungu cyo kuzimbabara pe ni narabyibagiye ni mpamo y'Imana abarero bamereye nabi ujya kure ndi guteganya hari kubura ibyumweru bibiri utu dutoki tukamara gutereramo intuza uruheke amabere gakamanza girema ubwo wenda twakanyakanya nyuma y'ibimweru bibiri ndi guteganya gutara ninsengeza rero nzaca ntusha amafaranga gawe ngo haye ukwezi rero muzatangwa amafaranga gawe n'impamo none se murabyumva namwe nyine kugira ngo bamere 2020 byanyu hanyuma none urumva ko ikibazo ari ibi bitoki muze wivunika ifaranga nizawe nawe natwe izacu nizacu nawe naduhereza amafaranga tugiye iya ganyu rero naguye ubwo garuka akagani naganje age naganje garuka kandi 20 wowe 25 nyine ndarimo 20 nubwe ko nzagaguha sinje nzagaguha rwose urumva rero ko muzaza nyine umuhaye ryari nyuma y'ibyumweru bibiri ndi guteganya mbogo ya nizarizera umva bisama iyo ni we nyisho wowe ayazayaguha abike ayacu yabwe mwapfushije umuntu uko muri kwishyuza wamugana hari umuntu iyi ni mama ndakwishura oya umva gerwa umva tuvugisha ukuri kandi urabizi umuntu agobokwa n'ibye sundi mideni ndi kurimo uri hakanye sindi hakanye simwebwe simba ari mideni ko biri meze yose none ukuntu ibintu bimeze ubu tuvugana sibyo wowe umva bisamaza na bishoko bakuvuga ngo narimbara mideni mbazana iyo ndi mideni ndamuberetse ubu ni ukuvuga ngo bazaze kwishyuza ubu njyewe nta deni ntibarimo ahubwo uyu nguyu niwe uzabishyura ubwo bwenge ubwo navuze ngo njyewe mbafitiye ideni uyu nguyu afitiye ideni namwe mbafitiye ideni mwishyuzanye sibyo bisobanura oya hari ibyo ntari kumva neza we ngo mufitiye ideni yarabazanye rero ngo mwebwe twishyuzanye nje namwe w'ideni murimo abavuyemo none ni ukuvuga ngo sibyo icyo bisobanura si kaga nibyo kabisa kagamba mubwire n'umutima mwiza usanzwe uko ujye byitunga kandi uri inshuti yanjye siko bimeze se iyo abantu b'abagabo bisamaza rero ubundi hari ikintu kizira iyo igisambo cyifitiye hari hose wakijyanayo kaga umva mubwire yewe umva ngo kaga ntabwo njye tugende mbona ureba yanjye sikunjaniye intebe ngwino tugende hano ni intebe wa mugabo ngwino ntabwo ucika